Inshuti muvandimwe, reka dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi. Ni Imana yacu itwitaho, ni Imana iturinda ikaturengera, ni Imana ibana natwe uko bukeye n'uko bwije, ni Imana itadutererana aho turi hose, ibihe turimo byose, Imana ibana natwe. Reka rero nshuti muvandimwe tuguhe ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ni ibyigisho by'igihembwe cya kane umwaka w'ibihumbi 2025. Reka nkwibutse ko ibi byigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, kandi ni ibyigisho bitegurwa hakurikijwe ibihembwe. Niyo mpamvu turi mu gihembwe cya kane cy'umwaka w'ibihumbi 2025. Turi kwiga ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Turareba amasomo amwe namwe yajyanye no kwizera twakwigira kuri Isiraheli ya kera, ariko nanone no kuri Yosuwa umuyobozi w'ishyanga rya Isiraheli wasimbuye Mose. Uyu munsi rero tugeze ku cyigisho cya gatandatu. Icyigisho cya gatandatu nicyo twatangiye, dutangira tariki ya mbere tukazagisoza ku itariki 7. Icyigisho kiravuga ngo umwanzi ubarimo, umwanzi ubarimo. Icyo kwibukwa cy'iki cyigisho kiboneka muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 10, ahari amagambo avuga ngo jya Uwiteka nijya urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Jya Uwiteka. Ngiki cyo kwibukwa cy'iki cyumweru tuzakomeza kugenda dusubiramo uko dufashe buri ngingo y'icyigisho kugeza icyumweru cyose tugisoje. Reka rero dusenge twinjire muri iyi ngingo yo kuwa mbere ndetse n'ibibanza byo ku isabato. Nk'uko mubizi, iyo dutangiye icyumweru dufata ingingo y'ibibanza yo ku isabato nimugoroba, tugakomerezaho n'ingingo yo kuwa mbere. Karibu rero, mbahaye ikaze. Turagushimye Uwiteka mungera ubugingo bwacu, tugushimiye urukundo rwawe n'ineza yawe. Uri Imana itureberera, Imana iturondora. Reka rero Data Yehova tugushimire ko waturinze. Ijambo ryawe tugiye kwiga urikomereze mu mitima yacu, turikuremo imbaraga kandi turikuremo ibirwanisho byo kwizera bibasha gutuma duhangana n'imyambi y'umubi, mu izina rya Yesu, amen. Umwanzi ubarimo. Twatangije amagambo aboneka muri Yosuwa igice cya 7, niryo shingiro ry'iki cyigisho cyacu. Nifuje kugira amagambo amwe y'igice cya 7 cya Yosuwa mumenya, kugira ngo tubashe kwinjirana muri iki cyigisho n'icyerekezo cyacyo mu cyumve byihuse. Igice cya 7 cya Yosuwa tugitangira batubwira uburyo Abisirayeli bateye kuri Ayi bakaneshwa. Haratubwira ngo kadusome imirongo nk'itanu gusa, ariko Abisirayeli baracumura kuko benze ku byashinganywe. Akani mwene Karumi mwene Zabudi mwene Zera uwo mu muryango wa Yuda niwe wari wenze ku byashinganywe. Uwiteka arakarira Abisirayeli uburakari bwaka nk'umuriro. Nuko bavuye i Yeriko, Yosuwa atuma abantu kuri Ayi hafi y'i Betaveni iburasirazuba bw'i Beteri. Arababwira ati nimugende mutate icyo gihugu, nuko mujyane abagabo. Nuko abo bagabo bajya gutata kuri Ayi. Bagarukaho Yosuwa ari baramubwira bati abantu bose ntibajyeyo, hagende nk'ibihumbi 2 cyangwa 3 abari bo batera kuri Ayi. Ntiwirirwe uruhiriza abantu bose ubusa uboherezayo, kuko abaho ari bake. Nuko abantu baragenda, bari nk'ibihumbi 3. Bagezeyo birukanwa nabo kuri Ayi. Ariko abantu bo kuri Ayi babicamo abagabo nka 36, babavana imbere y'irembo ryabo babageza i Shebarimu, babirukankana ikijyepfo. Nuko imitima y'abantu ishya ubwoba ihinduka nk'amazi. Abisirayeli bajyanye kuri Ayi umubare uri hejuru cyane,
ndetse abagera nko ku bihumbi 3. Ariko iyo yari inkuru yazanywe n'abatasi kuko basanze abantu bo kuri Ayi ari bakeya. Nuko abo batasi babwira Yosuwa bati, wikwirirwa ujyana abantu benshi, oya, abaho ni bake twabanesha rwose. Yosuwa yohereza ibihumbi 3 gusa. Ariko igiteye ubwoba, abo bibwiraga yuko bari bubaneshe bitabagoye, bagezeyo abantu bo kuri Ayi barabanesha, barabatsinda. Niki cyari cyabaye? Yosuwa rero nyuma yararize araboroga, asobanuza impamvu z'ibyo bintu. Ntabwo yiyumvishaga uburyo kuri Ayi bagombaga kunesha Abisirayeli, maze abaza impamvu zabyo. Haza kumenyekana yuko uwitwa Akani yafashe ku byashinganywe, maze icyo gihe yaje kwicwa atewe amabuye n'abe bose. Uburakari bw'Uwiteka buragabanuka. Ngiyi inkuru y'igice cya 7 batubwiye. Niyo mpamvu abantu batubwiye ngo iki gice cya 7 ni urugero rwa mbere rw'aho Abisirayeli bamenye ingaruka zikomeye z'aho isezerano ribasha kugera kure, n'ubusobanuro bwaryo bwimbitse binyuze mu byari bibaye biteye ubwoba. Mu gihe kumvira ibikubiye mu isezerano byabaheshaga intsinzi, kwirengagiza iby'iryo sezerano ryasabaga byabazaniraga gutsindwa. Ikinyuranyo cyo gutsinda ni ugutsindwa. Kumvira isezerano byazaniraga Abisirayeli ugutsinda, ariko ukutaryumvira byabazaniraga ugutsindwa. Gutsindwa rero kw'ingabo za Isirayeli ntikwabaga gushingiye ku mubare wazo, oya, nta nubwo byabaga bishingiye mu ntambara n'uburyo bazi kuzirwana, yemwe nta nubwo byabaga bishingiye ku mayeri y'intambara. Ahubwo intsinzi y'Abisirayeli yabaga ishingiye ku Imana ari inyamaboko ku rugamba, yabaga iri kumwe nabo. Ukubana nabo kw'Imana ibi already byabaheshaga intsinzi. Mu gihe cyo kwigarurira Kanani, Abisirayeli bagombye kwiga isomo rikomeye ry'uko umwanzi wabo ukomeye kurusha abandi bose atari ari hanze y'ingando zabo, ahubwo ko yari ari hagati muri bo ubwabo. Umwanzi ukomeye w'Abanyakanani si uwari hanze y'ingando zabo, ahubwo ni uwari urimo muri bo ubwabo. Niyo mpamvu icyigisho cyacu kitubwira ngo umwanzi ubarimo. Ingorane ikomeye rero kurusha izindi yari imbere yabo. Ntabwo yari inkike zikomeye z'imidugudu y'i Kanani, ndetse nta nubwo ryari ikoranabuhanga rihambaye ry'ingabo z'Abanyakanani, ahubwo kwari ukwinangira kwa bamwe mu bari mu ngando bakirengagiza amabwiriza y'Uwiteka babigambiriye nk'umwanzi gica. Bagombaga kubanza guhangana nawe. Nawe se tekereza wumve, Uwiteka tubonye yuko gutsinda kwabo kutabaga gushingiye ku mubare w'ingabo bafite, tekinike bazi n'ibindi nk'ibyo, ahubwo wabaga ushingiye ku kubaha amategeko n'amabwiriza byatanzwe n'Uwiteka. Bishatse kuvuga iki rero? Umwanzi ntabwo yagombaga kuba Umunyakanani, ahubwo umwanzi yagombaga kuba uri muri bo udashaka kubahiriza amabwiriza y'Uwiteka nk'uko Akani yabigenje. Bishatse kuvuga ngo buriya Akani yari umwe mu banzi ba Isirayeli. None se Akani yari he? Ntiyari mu ngando z'Abisirayeli? Umwanzi ubarimo rero. Mu gihe dutegereje gakondo yacu yo mu ijuru, duhura n'ingorane zisa neza. Mu gihe rero turi ku rugamba rw'igihugu cy'isezerano, kuba abiringirwa kwacu gushyirwa ku gipimo, kandi dushobora kuba abaneshi gusa binyuze mu kwiyegurira Kristo. Ngicyo kuba abaneshi kose gushingiye ku kwiyegurira Kristo. Wiyegurira Kristo egare kuba umuneshi. Ingingo yo kuwa mbere iratubwira ngo icyuho mu isezerano. N'ubundi baratujyana muri cya gice cya 7, ugutsindwa kw'Abisirayeli batera kuri Ayi. Tumaze kubibona uko byagenze.
Biratangaje ko umusomyi ahereye ku ntangiriro areba akamenya impamvu yateye Yahwe kurakara, ndetse akamenya n'izina ry'uwari wakoze icyaha. Bityo impagarara ziri hagati y'imitekerereze y'umusomyi n'iya Yosuwa ndetse n'iy'Abisirayeli zituma habaho gusubika gato inkuru yo gutahura igicumuro cya Akani. Kimwe n'ibindi bice byinshi byo mu isezerano rya kera, igice cya 7 cya Yosuwa cyanditswe mu buryo bw'ihuza ry'amagambo ateye kimwe kandi agenda yisubiramo, agatanga ubutumwa bufite izingiro riri hagati. Izingiro ryayo rero ari wo mugabane werekana umwuka wari uriho, risubiza ikibazo cy'impamvu yatumye Abisirayeli batarashoboye gutsinda Ayi ubwo bageragezaga kuyitera ku nshuro ya mbere. Abisirayeli bateye Ayi baraneshwa rwose kubera ko benze ku byashinganye, ntibumviye itegeko ry'Uwiteka. Bamwe muri bo, hari impamvu ebyiri z'ingenzi zatumye abaturage bo kuri Ayi batsinda Abisirayeli. Ya mbere, icyaha cya Akani no kuba Abisirayeli barakabije kwiringira imbaraga zabo bwite. Kwiringira imbaraga zabo bwite. Wibuke abatasi baraje bati abaho ni bakeya, turabanesha, jyana ingabo, nta mpamvu yo kwirirwa ujyana abantu benshi. Urumva ubwenge bwabo bwari mu ngabo, ahariyo basanga abahari benshi bari kuvuga bati jyana umubare w'ingabo nyinshi, ariko kuko basanze ari bake batangira kuvuga ngo jyana bakeya, abake bari buhaneshe. Bibagirwa yuko bajyana benshi, bajyana bakeya, ukunesha kwabo n'intsinzi yabo ishingiye kubaha Imana no kumvira amabwiriza itanze no kuba mu masezerano. Iyi mpamvu rero dusorejeho yatumye birengagiza kugisha Uwiteka inama ngo bamenye ubushake bwe mbere yo gutera Ayi, kandi banasuzugura imbaraga z'umwanzi bari bagiye kurwana. Imana rero, nshuti muvandimwe, yashakaga kubereka yuko kunesha kwabo kudashingiye ku bwinshi bw'umwanzi barwana nawe cyangwa ubuke bwe, kandi zidashingiye ku bwinshi bw'ingabo z'Abisirayeli zigiye ku rugamba cyangwa nkeya, cyangwa umugabo uziyoboye, ahubwo ikibazo cyari gishingiye ku kumvira Yehova Yahwe. Dushingiye ku byanditswe muri Yosuwa twabonye igice cya 7, dushobora kubona ko nubwo Akani yari gatozi w'igikorwa cy'ubugambanyi cyo gufata ku byashinganywe, mu by'ukuri ishyanga ryose ryabazweho icyo cyaha kandi rigerwaho n'ingaruka z'icyaha Akani yari yakoze. Imana isobanura icyaha cya Akani ibinyurishije mu ruhererekane rw'imigereka yo kongeraho igenda irushanya imbaraga mu kwerekana uburemere bw'icyo cyaha, nko mu murongo wa 11, aho bavuga ngo ubwa mbere hakoreshwa ijambo uburemere bw'icyo cyaha, hakoreshwa ijambo rusange risobanura icyaha icyo ari cyo, kandi hanyuma igikorwa cyo gucumura kigasobanurwa n'ibindi byaha 5 byihariye bitangirwa umugereka. Nanone kandi bikavuga gutandukira cyangwa se gucumura, ndetse no gufata ku byari byaciriweho iteka ryo kurimbuka. Nanone hagakoreshwa kwiba, nanone hagakoreshwa kuyobya, ndetse no gushyira ibintu byabo ibyashinganywe byibwe. Aya ni amagambo agenda akoreshwa bagerageza gusesengura icyaha cya Akani: gutandukira, gufata ku byari byaciriweho iteka, kwiba, kuyobya se, n'ibindi n'ibindi. Isezerano ryari hagati ya Yahwe n'Abisirayeli ryarebaga abantu, umuntu ku giti cye, ndetse rikanareba n'itsinda rigari ry'umuryango w'Abisirayeli. Mu mucyo w'isezerano,
Isirayeli ifatwa nk'itsinda ritagabanywamo ry'ishyanga ry'Imana ryatoranyijwe. Kubw'ibyo rero icyaha cy'umuntu umwe cyangwa se cy'abantu barenze umwe muri iryo shyanga kibarwa ku muryango mugari wose urebwa n'iryo sezerano. Niko biri. Umuntu umwe, umukobwa aba umwe agatukisha bose. Reka dufate urugero, iyo umuntu umwe akoze icyaha kandi ari umuntu wagaragaraga yuko yiringiwe, bigenda gute? Bagenda bavuga ngo aba n'aba ntawabashobora, niko bateye, niko bameze, kubera icyaha cy'umuntu umwe ishyanga ryose rikabyitirirwa. Nk'uko Uwiteka rero yavuze ati Abisirayeli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye nabategetse. Ariko mu by'ukuri wari wenze ku byashinganywe n'uwitwa Akani. None ni gute umuryango wose ushobora kujya mu kaga kandi wakagiyemo bitewe n'ibikorwa bibi by'abantu ku giti cyabo bari muri uwo muryango mugari? Ni izihe ngero ushobora gutekereza, kandi ni mu buhe buryo uwo muryango kuri uwo muryango mugari wahuye n'ingaruka? Nshuti muvandimwe, igicumuro cy'umuntu umwe gishobora gutera abantu benshi kwicuza bakagera mu kaga gakomeye cyane. Umuryango mugari ukagera mu kaga bitewe n'amahitamo mabi, bitewe n'igicumuro cy'umwe. Reka dusabe Imana kugira ngo itube hafi. Amahitamo yacu ya buri munsi umwuka ajya yadufashamo. Ese wigeze uhitamo nabi bikazanira abawe ingaruka mbi? Ese wigeze uhitamo nabi ukagira kwicuza nyuma? Imana iturinde amahitamo mabi. Kandi nk'uko ingingo y'uyu munsi itubwira ngo umwanzi, icyigisho cy'iki cyumweru kitubwira ngo umwanzi ubarimo, reka Imana iturinde gusasira, gushyigikira umwanzi uturimo, ahubwo atsembwe muri twebwe. Kandi twabonye yuko umwanzi uturimo ari umutima udutera kwanga kuba mu isezerano no kugomera itegeko ry'Uwiteka. Hanyuma ingingo yo kuwa mbere yatubwiraga ngo icyuho mu isezerano. Reka ibyo nabyo Imana iduhe kuziba kino cyuho, ahubwo habemo ikiraro kiduhuza n'ijuru. Kandi ni ukuri kuba mu isezerano ntako bisa, bitanga umutekano n'amahoro. Imana rero tugire neza, yongeye kutwibutsa yuko gutsinda kwacu, intsinzi yacu, kugira amahoro n'umutekano byacu bitava ku mubare w'ibintu dutunze, bitava ku mubare w'imbaraga dufite, bitava ku mubare w'ingabo zirwana, ahubwo biva ku kwiringira Uwiteka no kuguma mu masezerano ye. Reka twiringire Imana, reka tuyigire nyambere mu byo dukora byose, ibyacu bizaba intsinzi mu izina rya Yesu, amen. Data mwiza, mwongere ubugingo bwacu, abana bawe turagushimiye, tugushimiye ubuntu bwawe n'ineza yawe. Uri Imana itwitaho iteka, uhabwe icyubahiro. Abana bawe rero tugize umugisha wo kwiga ijambo ryawe, reka uduhe umugisha, reka Uwiteka uduhe kuba mu isezerano ryawe. Twongeye kubwirwa yuko urugamba rwacu tutarutsinda kubw'imbaraga zacu bwite, ahubwo kuba mu masezerano no kukwiringira ari byo nyambere. Turakwiringiye Data, uturwanire ube mu ruhande rwacu. Tugushyize mu biganza abadamu batwite, ubakomereze mu kiganza cyawe, mu gituza cyawe, ubongerere ibyiringiro, ubarindire imbuto wabahaye. Tukweretse abadamu batwite kugira ngo abo ukomeze kubitaho. Reka tugushyire mu biganza abarwayi bari ku bisasiro byabo, aba nabo Data ukomeze kubitaho, ukorere ku baganga babitaho, ukorere mu barwaza babo, barinde kwiheba, kandi Mwami mwiza ubakomeze. Imfubyi n'abapfakazi turabakweretse kugira ngo barinde
ube mu miryango yabo data, mu miryango yabo uhagire igicumbi, kugira ngo mwami abe ari wowe ukuziba icyuho kandi ubarengere. Reka tugushyire mu biganza bari mu mazu y'imbohe, aba nabo ukomeze kubihanganisha, ariko ikiruta byose ubahe kugusobanukirwa no kukumenya, ubahe kwicuza ibyaha no kubyihana, kuko ari byo bidukwiriye. Tugushyize mu biganza urubyiruko rwacu, abasore n'inkumi, turabakuragije, ubarinde, ubagirire neza, mwami mwiza. Reka abakumenye ubahe kugushikamaho no kugukomeza, abatari bakumenya nabo data binyuze mu bana bawe, ijambo ryawe barisobanukirwe maze bahindukire bakugarukire. Reka aba bana bawe rero, urubyiruko, abasore n'inkumi, igihe bapfukamye bagusenga ujye ubumva, ubagirire neza. Kandi Uwiteka Mana ikomeye, ibyifuzo byabo ni byinshi, reka amarangamutima yawe yabo amenywe nawe. Reka rero tugushyire mu biganza data, abadamu n'abatwari batarabona urubyaro, aba ubakomeze, bahe ibyiringiro, bakomerezwe kuri wowe, kandi igihe gikwiriye gisohoye data uzabagirire neza. Uyu munsi wa mbere w'imirimo uduhire, utugirire neza, tukuragije iki cyumweru cyose tugiye gutangira, ngo uzabane natwe, uzarinde intambwe zacu, uzarinde imiryango yacu, kandi data aho tuzerekeza amaboko hose uzahaduhera umugisha. Aho tuzajya tujya ujye utubanziriza imbere, natwe tuze tugukurikiye, kugira ngo umugisha wawe data tuwakire binyuze mu bo tuzagana, kandi natwe abazatugana uzabahe kutugiriraho umugisha, nk'uko koko twamenye ijambo ryawe. Reka ubuntu bwawe, amahoro yawe n'ineza yawe byuzure imitima yacu, mu izina rya Yesu, amen.